Yesu ashimwe bene data, mugiye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Rushamba Bernard, ndi umukristo w'umupasitori ukorera muri paruwasi ya Nyagatare muri Eglise Anglicane. Iki gitondo nanone Imana ishimye ko twongera kuganira cyangwa kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye rero gutangira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere. Turaza gusoma imirongo mikeya cyane, hanyuma dusenge, dusabe Imana itwigishe. Itangiriro igice cya mbere, kaduhere ku murongo wa 24. Imana iravuga iti, nibutse abankurikiye kuri wa murongo dusanzwe dukoreraho tumaze kumenyera. Ngiye gukoresha Bibiliya, ngiye gukoresha ni verisiyo yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Ubwo abakoresha Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera dushobora kuza kugira uko tubihuza. Yewe aya magambo ndi bunayasome muri Bibiliya ntagatifu uko yavuga, hanyuma Bibiliya yera nayo nibiba ngombwa, ariko nzi ko abantu benshi ariyo bakoresha, nayo tuze kuyireba. Reka rero nsome. Imana iravuga iti, inyamaswa z'amoko yose nizibe ku butaka, amatungo n'ibikururinda hasi, n'izindi nyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana irema inyamaswa z'amoko yose n'amatungo n'ibikururinda hasi byose, Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, turema abantu basa natwe, bameze nkatwe, maze bategeke isi yose, amafi n'inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururinda hasi. Imana yaremye umuntu usa nayo, yamuremye asa n'Imana, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, nimubyare mugwire mwuzure isi yose, muyitegeke, mugenge amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikururinda hasi. Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto n'ibiti byose byera imbuto bizabatunga. Aya magambo muri Bibiliya ntagatifu kunze gukoreshwa cyane na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Aho ndahera ku murongo wa 26 cyane cyane no 27 niyo ndibuze kuvugaho. Magambo aravuga ati, Imana iravuga iti, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Wa 27. Nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Izina rya Yesu turaryubaha, twemera umukiza yuko ari Uwiteka, ngo bitere Imana icyubahiro, kuko Yesu ari we jambo ry'Imana.
ngo bitere Imana icyubahiro, kuko Yesu ari we jambo ry'Imana. Yesu niwe jambo ryaremye iyi si, n'umunsi n'ijoro, n'izuba n'ukwezi, n'inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu mu ishusho y'Uwiteka se, n'inyamaswa nazo n'ibiguruka, n'umuntu mu ishusho y'Uwiteka se. Data, nguhaye icyubahiro, ngushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi, ngushimiye urukundo rwatumye uturema mu ishusho yawe kandi ukaduha n'ubutware bwo gutwara ibindi biremwa byose waremye no kugenga isi. Uhimbazwe. Iki gitondo nakiriye umugisha uturuka mu ijuru kandi ngusabiye bene data banyumva, kandi ndakwinginze kugira ngo unyemerere mbe umuyoboro w'umwuka wawe wera, kugira ngo abe ari we utwigisha, kuko niwe mwigisha mukuru w'ubwenge, kandi jye n'abanyumva twese utwigisha ibyo ushaka ko tumenya, kandi dushoboze no kubishyira mu bikorwa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro natwe tubone umugisha. Ngaho rero nciye bugufi kugira ngo nkoreshe icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ibyawe, nsenze nshima ko mpanye ibyiza na bene data bankurikiye, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amina. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo dufatanye gusesengura aya magambo dusomye muri iki gitabo cy'Itangiriro. Nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo emerera Yesu aguhindure umuntu w'iteka yagennye ngo ube we. Ku cyumweru gishize amagambo twize yari afite insanganyamatsiko ivuga kwezwa na Yesu. Twize ku ishusho y'urusengero nyarwo, amagambo twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Dusanga urusengero nyarwo ari twebwe, twe nsengero z'umwuka wera w'Imana, ngo uba muri twe niko ijambo ry'Imana ribivuga. Dusoza dusabye Yesu kugira ngo aduhumanure, atweze nk'uko yejeje urusengero rw'i Yerusalemu twabonaga muri ayo magambo. N'uyu munsi ntabwo biri bunyurane cyane n'ibyo. Insanganyamatsiko nk'uko nyibabwiye ivuga ngo emerera Yesu aguhindure umuntu w'iteka yagennye ngo ube we. Turaza kurebera hamwe umuntu Imana yagennye igihe yaremaga Adamu na Eva, hanyuma turebe na muntu uyu munsi, jye nawe uko tumeze, n'umuntu en general cyangwa n'umuntu muri rusange. Ndaza kubanza mvuge ku muntu mu buzima busanzwe, mu mibereho isanzwe. Mbere yuko njya mu by'umwuka tubanze mu by'umubiri, hanyuma tuze kujya mu by'umwuka. Ariko twabanje kureba umuntu ni muntu ki. Ahangaha ijambo riratubwiye ngo, Bibiliya ntagatifu nivuga ngo tureme muntu, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana yo ku murongo wa 26 iravuga ngo Imana iravuga iti tureme abantu basa natwe, bameze nkatwe,
maze bategeke isi yose. Nashaka kubanza guhera kuri iri jambo tureme. Abantu benshi b'abasomyi ba Bibiliya bajya bavuga ngo ahangaha murumva ni mu bwinshi, bakavuga ngo Imana Data, bamwe baravuga ngo yajyaga inama n'inteko y'ijuru, ibizima n'abakuru n'abamarayika, nk'uko tujya tukunze kubisoma muri Bibiliya ko ibyo ari ibiremwa by'umwuka biba mu ijuru. Abandi bakavuga bati ni Imana Data na Mwana na Mwuka Wera. Birashoboka, ariko ntekereza ko tuvuze ngo Imana Data na Mwana na Mwuka Wera barajya inama yo kurema, twaba tugiye kuvuga Imana eshatu, kandi muri teoloji tuzi ivuga Imana imwe mu butatu bwera. So ahangaha jyewe nakoresha iri jambo rya tureme nkavuga ngo ni Imana mu cyubahiro cyayo, icyo mu Cyongereza bita majestic plural. Majestic plural ni nk'uko tujya tubona nk'abantu bakuru b'abanyacyubahiro. Kadufata urugero, umukuru w'igihugu yajya gusinya itegeko akoresha ijambo ngo twebwe, hanyuma agashyiraho amazina ye, kubera ko niwe uhagarariye igihugu ayobora abo bantu bose. So aha rero nkavuga ngo ntabwo byaba ari Imana ijya inama n'abandi, ahubwo ni Imana mu cyubahiro cyayo nk'Imana iravuga ngo tureme umuntu. Ahangaha Bibiliya ijambo ry'Imana nako Bibiliya yera plutôt iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, hepfo umuntu akaza kuba abandi bantu. Nanone nagira ngo mvuge kuri iryo jambo umuntu, y'Icyongereza iravuga ngo let us create man in our own image. Man not as a male person, but man meaning people. Muntu ari muntu utavuga umugabo, ahubwo muntu muri rusange uvuga umugabo n'umugore. Aha nanone ntaraharenga, iyo ukomeje hepfo nagira ngo nanone nkureyo iki kintu abantu bamaze iminsi tujya tugira. Ahangaha tuhasanga uburinganire n'ubwuzuzanye leta irimo kudukangurira uyu munsi tutanumva, ariko Imana yo yabuteguye kera, kuko yaremye umuntu, umugabo n'umugore ibarema mu ishusho yayo, nta busumbane buhari. Bivuga ngo icyo umugabo afite n'icyo umugore afite, kandi bose baremye mu ishusho y'Imana. Bafite uburenganzira bungana, bafite ubwenge bungana, bafite ubushobozi bungana. Uyu munsi nubwo tutabyumva tukavuga ngo nibyo leta yazanye na amategeko, oya, ni muri gahunda y'Imana yaremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo. Iri jambo naryo mu ishusho yayo nagira ngo naryo ndisobanure. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga ngo Imana ni umwuka. So kurema umuntu mu ishusho yayo rero icyo bisobanuye, ntabwo ari isura, kuko Imana ntabwo yirabura nkanjye, si inzobe nka runaka, si imibiri yombi nka runaka, ntabwo ari isura y'umubiri n'uruhu. Bibiliya ntagatifu yo ubusobanuro itanga kuri uwo murongo wa 27 uvuga ngo nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Ubusobanuro yaduhaye mu ishusho ry'Imana cyane cyane n'ubwenge n'umutima, nibyo bituma umuntu asa n'Imana. Mu ishusho ryayo ntibivuga isura ku gikoba cy'umubiri, bivuga ko umuntu
ashinzwe isi. Ni ubusobanuro Bibiliya ntagatifu yatanze abajya bayisoma cyangwa bazayisoma. Ni nako bimeze. Mu Cyongereza nkuko nababwiye, ishusho ry'Imana ni nk'ibyo, ni ubwenge, ni ya marangamutima yo gukunda, y'impuhwe, y'ubumuntu. Ubundi uko niko dusa n'Imana, cyane cyane ubwenge n'umutima. Ariko nimvuga umutima, hari uwo twigeze kujya impaka kuri iki kintu ntitwacyemeranyaho, cyane cyane dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga. Ariko uyu mutima ntabwo ari uyu nguyu muri biology bita heart, this organ heart. Oya, iyo ugiye mu Cyongereza bivuga mind, imitekerereze. Ubwo rero aho umuntu asa n'Imana ni mu bwenge Imana yahaye umuntu, kandi ubwenge ngira ngo twigeze kubivugaho, ndongera mbivugeho. Ijambo ubwenge mu Cyongereza bita wisdom. Mu Cyongereza baravuga ngo it is the ability to make sensible decisions or to choose right from wrong, to differentiate. Ubwenge ni ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza, cyangwa bwo kumenya gutegura imigambi myiza. Ubwo ni ubwenge Imana yahaye umuntu. Imuha amahitamo yo kumenya ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Hanyuma n'ibitekerezo byo kubasha kugenzura ibintu, ukareba niho dutandukaniye n'izindi nyamaswa. Ni nayo mpamvu Imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kugenga ibyaremwe. Uwo ni muntu dukurikije muri aya magambo dusomye. Dore muntu Imana yaremye, ngira ngo turebe na muntu dufite uyu munsi. Muntu Imana yaremye ni uwo nguwo ufite ishusho yayo, usa nayo muri bwa bwenge n'umutima, cyangwa n'ibitekerezo bishobora kumenya ngo iki ni kibi, iki ni cyiza, bushobora kugenzura. Ni muntu ufite ubushobozi ku byaremwe byose, the one with all authority over all the creation. Umuntu ufite ubushobozi bwo gutegeka ibintu byose. Ni muntu ufite umugisha wo kororoka akagwira. Muri make ni muntu Imana yaremye abantu batazabamo ingumba. Turaza kubigarukaho. Ni muntu ugenga isi, the one to subdue the earth. Ni muntu wagombaga gutungwa n'iby'Imana yaremye, atari ibiva mu cyuya. Ahangaha naho ndagira ngo tuhumve neza. Hari ubwo nanone abantu bajya babivanga bakavuga ngo ubu ngubu Adamu adacumura tuba turya twigaramiye. Ntabwo Imana yari yaremye umuntu wo kuba icyo mu Cyongereza bita idol, wo kwicara gusa akaba nka debile ntagire icyo akora. Oya, kuko Bibiliya yavuga ngo imushyira mu ngobyi ya Edeni ngo ayihingire ayirinde. Ni umuntu wagombaga gukora, akarya ibyo agizemo uruhare. Ariko noneho icyo nari mvuze ngo utiyuha icyuya, kwiyuha icyuya biva mu ki? Biva mu butaka bwangiritse kubera icyaha. Umuntu uriho uyu munsi, Imana yari yaduhaye kugenga isi no kurushaho kuyigira nziza. Ni ukuvuga ngo yari yaduhaye ubushobozi bwo gukomeza kurema, kandi tukarema ibyiza bifite umumaro, bifite ingaruka nziza.
ariko nagira ngo turebe muntu uriho uyu munsi n'ibikorwa bya muntu. Uyu munsi muri make Minisiteri y'Ibidukikije n'ikigo gishinzwe ibidukikije REMA birirwa baduhendahenda batubwira murangiza ibidukikije, murangiza ibidukikije rwose, nimugerageze murinde ibidukikije. Man was created to preserve the environment. Uyu munsi umuntu yari yaremwe kugira ngo ibyaremwe byose bigumane ishusho yabyo, abigenge uko Imana yabiremye, kandi arusheho gukora n'indi mirimo ituma birushaho kuba byiza. Niyo mpamvu yari yahawe guhinga ubutaka kugira ngo akora icyo muri agronomy bita breaking the soil particles to allow proper aeration and proper penetration of water. Kugira ngo ubutaka bworohe, umwuka ushobore kugenda neza mu butaka, amazi ashobore kwinjiramo, hanyuma ibiti n'ibindi bihingwa bibona amazi bigubwe neza. Uyu munsi icyo REMA itubuza gukora ni icyo mu Cyongereza bita environmental degradation. Uyu munsi nicyo umuntu arimo gukora. Mu gihe Imana yaremye umuntu ukora icyo twakwita environmental promotion, uyu munsi umuntu arakora ibikorwa bya environmental degradation, kwangiza ibidukikije. Kandi igitangaje, abenshi twize ubumenyi bw'isi, geography. Turi muri primaire baratubwira ngo geography is the study of man and his surroundings. Ubumenyi bw'isi ni ukwiga umuntu ndetse n'ibimukikije. Ibimukikije ni ibiki? Ni abantu bagenzi be, ni amatungo, ni ibimera, ni ibingibi Imana yari yahaye umuntu kugenga. Uyu munsi ibyo umuntu yahaye, Imana yahaye umuntu kugenga, icyo nababwiraga, icyo navugaga, yari yamuhaye kubigenga no kubitunganya, ariko uyu munsi turabyangiza. Navuze ngo ndabanza mu buzima bwa buri munsi busanzwe, mu by'umubiri, ibyo abakirisitu bakunda kwita ngo ni iby'umubiri. Ariko burya nagira ngo mbabwire ngo n'iby'umubiri ntibikwiriye gutandukana n'iby'umwuka. Abantu bakwiriye kubijyanira hamwe nibwo byumvikana. Muntu wize ibidukikije uyu munsi ni muntu wangiza ibidukikije gute? Ni muntu wica undi muntu, ni muntu utwika amashyamba, ibiti bigashya, ibi bikururinda twahoze tureba, inyamaswa n'ibindi bigashya. Ni muntu uyu munsi dufite ukora ibyo ngibyo. Ni muntu utera isuri, bamubwira no gukora imirwanyasuri akagira ikibazo akarakara. Ubundi yari muntu wumvira, uyu munsi ni muntu basunika nk'abasunika imashini. Noneho ngiye kubagerera ku gitangaje cyane, ni muntu uyu munsi wiyahura. Kubera gutakaza ya sura y'Imana, Zaburi ya 8 iravuga ngo umuntu Imana yenze kumugira nk'Imana ngo haburaho gato. Dufite elementi y'Imana muri twe y'ubumana, wa mwuka na bwa bwenge na wa mutima twavuze ko ariyo shusho y'Imana umuntu afite, twarayitakaje, twambara indi sura. Sinzi niba navuga ngo y'ubunyamaswa.
uyu munsi n'ibyo dukoze byitwa iby'ubwenge bifite icyo bimaze, tubikora bitewe n'icyo dukeneye uwo munsi, ariko twazicara hirya y'igihe tugasanga ahubwo twateje ibibazo. Ndatanga urugero, ni nko mu 1800 n'ibindi, ngira ngo n'uwitwa James Watt, ubwo amateka natanyibagira, ariko icyo nshaka kuvuga cyo kiri bumvikane. Niwe wavumbuye ngira ngo icyo bitaga steam engine, cyangwa moteri zisohora imyuka mu 1800 n'ibindi. Icyo gihe steam engine abantu barayinezererwa, yatsa imodoka, ikora n'ibindi byinshi. Ibi bintu byose moteri ziriho uyu munsi niyo steam engine. Ariko hirya y'igihe muri iyi minsi twaje gusanga imyuka iva muri ya steam engine, that steam, uwo mwuka uvamo, dusanga ngo urahumanya ikirere, urimo kwangiza akayunguruzo kadukingira imirasire y'izuba, icyo bita ozone layer. Abahanga barasuzuma, barareba, baravuga batari ko batakayunguruzo kamaze kwangirika, cyane cyane mu bihugu byateye imbere. Byateye imbere mu nganda, ariko uko inganda zateye imbere zagiye zikora ibintu bisohora ibyuka byinshi, cyane cyane ibyo bita carbon monoxide, bijya mu kirere. Iriya ozone layer, abize iby'ubutabire, ni oxygen gas, ni gaze ya oxygene. Sinzi oxygene niba ndibushyire mu kinyarwanda ngo bikunde, ariko ni iyo gaze, ni uwo mwuka bita oxygene. Ni uyu mwuka duhumeka, tujyana imbere, utubeshaho, udutunga, ariko uri mu yindi forume. Uyu duhumeka ni O2, uriya ni O3, ozone layer. Ukayungurura izuba, ukagabanya icyo bita infrared and ultraviolet radiations zigera ku mubiri, zikica ibyo bita melanin and granules biba mu ruhu rw'umuntu, bigapenetra, bikica amaserire, bigateza ibibazo, bikadevelopa, bikazana kanseri n'ibindi. Ibyo ni ibikorwa bya muntu uyu munsi. Noneho ngaruke ku cyo nari mvuze cy'umuntu, ubwo ni ubutwa bumwe akora, ni muntu wiyica, wiyahura. Kangere ku kindi kiri busapurayizinga abantu, kiri bubatangaza. Aka kantu nari narakeretse abantu dusengana mu rusengero, icyo gihe ngira ngo nigishaga ku bintu by'ubwenge. Aka ngaka ni ipaki y'isegereti. Muraza gutangazwa na pasitori n'ipaki y'isegereti, nibagiwe uko yitwa. Naka niko, iyi ni yitwa SM. Ariko ndenda kubabwira muntu uyu munsi, abazagira amatsiko nk'ayanjye, data anyohereza mu ishuri yarambwiye ngo mwana wanjye, genda ujye kwiga kugira ngo uzabashe kwisomera icyapa. Ubwo rero yanteye amatsiko, icyo mbonye cyose gisomeka ndagisoma. Ibi nibyo natoraguye mu nzira, ntabwo ari itabi nanyoye. Noneho nimureba kuri iyi segereti, muzabonaho ishusho y'agahanga k'umuntu, mubone n'amasegereti biranyuranyemo, arimo gucumba umwotsi. Ndagira ngo rwose ibi bintu tubyumve. Ibi ni ibintu umuntu akora akabirya rwose anezerewe, ni uburozi muri make. Nashatse kubabwira muntu Imana yaremye na muntu uriho uyu munsi, turimo kuvuga ngo twinginge Yesu aduhindure muntu Imana yagennye ngo abewe. Dore muntu w'uyu munsi ibyo akora isegereti
iyi ngiyi nababwiye ngo ubwoko bwayo bwanyibagiye nagaciyeho, ariko ngira ngo nari nakabonye, si ngombwa cyane. Ikiri ngombwa cyane ni iki ngiki. Iyi segereti cyangwa rya tabi tunywa ririmo icyo bita ta. Iyi y'ubu bwoko ta ni ubuvunderi. Ubuvundera bigeze kubona inkono z'itabi banywesha babonamo ibintu by'imikara, ni nka vidanje. Ni nka vidanje kuko buriya ibintu bya peteroli nabyo biva mu bimera. Iyi ni vidanje rero, ingana na 1.2 miligarama, 1.2. Kuri iya SM yo ihangane turiga, buriya n'abantu baraza kuvuga bati urabona yatinze. Icyo nacyo ni kimwe mu bituma tutamenya ibintu nuko tudakunda no kwiga. Muri iya SM yo ubwo buvunderi bufite 1.3 miligarama. Harimo icyo bita nikotine. Nikotine ni uburozi, nkoresha iryo jambo, iyo buhuye n'ububobere bw'ibihaha buhita bukora icyo bita nicotinic acid, bigatangira kurya ibihaha, bigatera kanseri y'ibihaha n'ibindi muri bwumvi. Nikotini nayo muri aka ngaka ifite miligarama 1.2. Oya, tari yo muri iyi ngiyi ifite miligarama 12. Ahangaha nikotini ni ifite 1.2. Ahangaha naho ifite nikotini ifite 1.1. Carbon monoxide kuri SM ifite 1.1. Carbon monoxide ni bya byuka nababwiraga bihumanya ikirere. Ahangaha kuri aka ngaka ifite 1.2. Noneho reka tugere ku gitangaje cya muntu uyu munsi. Ibi ni ibintu inganda zikora, zamara kubikora. Iyi SM nabonye ngo yakorewe muri Kenya na BAT Company. Iyi ngiyo ngo yakozwe n'ibyo bita African Industries n'ibindi, manufactured under license by African Tobacco Manufacturers. Yahawe uburenganzira n'abo ngabo ngo ikora ibi ngibi. Noneho uwo ni muntu tukiriho n'ibikorwa bye, na muntu wa wundi Imana yaremye, ngira ngo twumve hanyuma twinginge Yesu aduhindure wa wundi Imana yaremye yagennye kugira ngo mbewe cyangwa wowe ubewe. Nimwumve itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima. Mu Cyongereza baravuga ngo Ministry of Health warning: smoking kills, causes cancer, heart diseases and other health vices such as impotence, infertility, miscarriage and stroke. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima. Kunywa itabi birica, bitera indwara ya kanseri, indwara z'umutima n'izindi ngaruka mu buzima nk'ubugumba, kubura urubyaro, kuvamo kw'inda n'indwara y'ubwonko. Noneho nta gihugu na kimwe kitagira, ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima, nta gihugu na kimwe kitagira ibigo by'ubuziranenge. Uburozi burakozwe, ikigo cy'ubuziranenge kibihaye umugisha, Minisiteri iravuze ngo ni mwenda ubwo burozi murye, ariko kandi dore uburozi mugiye kurya burica, dore icyo butera. Ntabwo bahagaritse inganda
kubera ko zikora uburozi, ahubwo zakoze uburozi. Ikigo cy'ubuziranenge cyabibonye kiravuga ngo ni uburozi. Minisiteri z'ubuzima zibihaye umugisha, zivuze ngo dore icyo bitera, hanyuma ngo umuntu yihitiremo. Ntabwo bitangaje, ni muntu wakoze bwa burozi, ni muntu nanone wavuze icyo uburozi butera, ni muntu nanone urya bwa burozi. Kandi Imana yaravuze ngo tureme muntu mu ishusho ryacu ase natwe. Bwa bwenge navugaga, wisdom, ability to differentiate right from wrong, ability to make sensible decisions, the other reflection of God's glory, we have lost it completely. Muntu uriho uyu munsi ni muntu watakaje bwa bwenge, watakaje rya sura ry'Imana muri ubwo buryo. Ni muntu uyu munsi ukora ibimwica, agakora uburozi, nawe ubwe yiyemerera ko ari uburozi, akongera akaburya, hanyuma akaba yiteguye gupfa kubera ko ubwo burozi buzana amafaranga. Umwe yigeze kuvuga ngo God made man, man made money, money made man mad. Imana yaremye umuntu, yakoze umuntu akora amafaranga ahindura umuntu umusazi, kugera ku kigero cyakora ibintu byica akanabirya. Uyu munsi urebye abantu banywira itabi, ni abantu bitwa abanyabwenge bize abenshi. Tujya kubona abantu bapuriza isegereti bari abasirimu, uretse ko no mu giturage banywa rya rindi nanone rya karemano, naryo rivamo ngira ngo iringi iri simbizi. Uwo ni muntu. Uyu munsi ibyo turimo gukora ibingibi by'ikoranabuhanga rwose bigezweho, twishimira za 4G, twimirije imbere 5G, turi muri tekinoloji, turi mu kinyejana cya 21 kirimo gishyira icya 22. Mu kinyejana cya 25 ntabwo ndimo mpanura, abazaba bariho uwo munsi bazicara basange twarakoze ibintu byo kutumara, babare n'amamiliyoni yishwe n'ibyo bintu. Uyu munsi turimo kurwana n'ikintu bita amasashi n'ibintu bikoze muri plastique. Abize iby'ubutabire ni ibintu muri chimie organique bita polymerization, polymers, bivamo icyo bita polythene, amasashi n'ibindi bintu bikoze muri plastique. Uyu munsi turimo kuvuga biraca ibintu abantu bakagaragaza no mu nyanja aho bijya n'ikibazo bitera, nuko bibuza amazi kwinjira mu butaka n'ibindi. Uyu munsi inganda ntizarareka kubikora, ntiturareka no kubikoresha. Igihe byakorwaga rwose abantu barishimye, baravuga ngo tubonye ibintu byoroshya akazi. Sinibuka igihe ariko abahanga bariho uyu munsi barimo kudisprovinga, barimo kuvuga bati mbega abantu baciye ibintu. Uwo ni muntu ariko udafite ya sura Imana yamuremanye. Ni muntu wafashe indi sura cya gihe aho umwanya Satani mu Cyongereza nabyise ngo man lost this identity after sinning against his creator and submitting to the devil. We read this in Genesis chapter 3 starting from verse 1. And this man who lost this God's identity was cast to live by struggling on his own and in the end to die unsatisfied. Man lost God's image
and became a slave to sin. Umuntu yatakaje iri sura cya gihe yahaga Satani urwaho, agaha Satani urwaho kumva ibyo yaremye, agatega Satani amatwi agahindura iby'Imana yaremye, umuntu akabyumva, hanyuma agakora ibyo Satani avuze, akareka iby'Imana yari yamubwiye. Yari yamubwiye ngo kandi nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Uyu munsi muntu uriho ni muntu upfa, nyamara muntu Imana yari yagennye ngo abe we yari muntu udapfa. Noneho uyu munsi ni muntu upfa, abonye ngira ngo n'urupfu rwamutindiye akikorera n'uburozi bumwica. Niwe muntu uyu munsi. Nicyo navugaga ngo twinginge Yesu, twemerere Yesu aduhindure abantu cyangwa umuntu Uwiteka yagennye ngo ubewe. Nimba mvuga iki kintu ubanze urebe, navuze muntu Imana yaremye uwo ari we. Urebe ngo ese ndacyari muntu wa wundi? Ibikorwa ndimo nkora ni bya bindi Imana yari yampaye gukora? Ndimo nda preserving environment, ndimo ndateza imbere ibidukikije, cyangwa ndimo ndangiza ibidukikije? Muntu uyu munsi ni muntu uvuka arira, akabaho ashugurika, akazapfa atanyuzwe. Mwongereza bavuze ngo man is born crying, lives gambling and dies unsatisfied. Avuka arira rwose pe. Nutarize umwana yavutse kwa muganga ntarire, bamukorera ibintu bikakaye, ngira ngo bakamubwira bati wowe ntabwo uzi isi ujemo ko ari isi y'imibabaro, abandi bagomba kurira. Ariko yenda ibyo byari nk'intuza medicale, ni ukuvuga ngo umwana iyo ari mu nda ntabwo ibyo bita gaseous exchange muri biology, ntabwo ibihaha biba bikora. Haba hakorera ibintu ibyo guhumeka n'ibitunga umubiri n'ibindi. Ingobyi y'umwana barimo na rwa rureri rw'umwana rufashe mu mukondo, niho ibyo biba bikorerwa. Noneho iyo avutse haba hari akantu k'akugara kari mu muhogo, kugira ngo bigaragare ko ibihaha byafungutse, icyo bita atmospheric pressure cyangwa umwuka uturuka hanze ya oxygen nahoze mvuga, isunika ka kantu kagaturika. Mu guturika kwako umwuka winjiye mu myanya y'ubuhumekero, bikababaza umwana akarira. Iyo rero atarize, abaganga bakeka ko ashobora kumara umwanya muto agahwera, bakavuga ati ubwo ntabwo ibihaha bye byafungutse. Niyo mpamvu bagerageza kugira ngo arire, ariko still birenda kuba nka bya bindi. So muntu rero uyu munsi mvuga ni muntu wabaye mubi abitewe na Satani, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyatumye Yesu yerekanwa, yaje kumaraho imirimo ya Satani, yaje gusubiza muntu ya sura y'Imana, ngo abe wa wundi Imana yagennye ngo abewe. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi meze nte, umeze ute, ndakora ibiki, ntekereza nte? Muntu yabaye mubi, atakaje isura y'Imana, kugeza no ku ruhinja rwavutse. Nagira ngo mbabwire ngo iyo umubyeyi yabyaye agahinja k'amasaha, ntimuzatekereze ko ari akamarayika kavutse. Oya, ka gahinja k'amasaha ni akanyabyaha gato, kazakura kakavamo umunyabyaha mukuru, uzategereza ubu buntu bw'Imana navugaga, kakemera Yesu akagahindura muntu muzima,
cyangwa kagakomeza kakaba akanyabyaha kazarimbuka. Umuntu wica mugenzi w'uyu munsi, umuntu utema amashyamba akayatsemba n'ibindi byose nahoze mvuga, umuntu utwika ibintu agakora ibintu bibi, niwe muntu uriho uyu munsi. N'ibikorwa bye byose n'icyitwa icy'iterambere mu gihe runaka uzasanga gifite ingaruka. Ni muntu ukora amaproduwi chimique. Imana yari yahaye muntu kurya imbuto, vitamine, health giving foods, ibyo kurya birinda umubiri indwara. Nagira ngo mbabwire ibi bindi turya by'inyama n'ibindi biriya byatangiye kuribwa nyuma y'umwuzure w'igihe cya Nowa, nabwo bitewe n'ibikorwa bibi bya muntu. Imana ifata gahunda yo kurimbura isi, ariko ngo ibona umuntu witwa Nowa niwe ukigendera mu bushake bwayo, iramurekana n'umuryango we, abantu 8 bavuye mu nkuge, barongera n'ubundi babyara muntu wa wundi bwa bubi buri genetike. Kuva umuntu yakora icyaha, Adamu akirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Niyo mpamvu nababwiye ngo n'umwana wavutse uwo munsi ukimara amasaha make nawe aba ari umunyabyaha. Hari abajya bibeshya bakavuga ngo umwana ngo avuka ngo ameze nk'urupapuro ngo rwera ngo hanyuma akazandura nyuma. Oya, iyo ni teoloji yitwa Pelagiya, bita Pelagianism. Tuvukana icyaha cy'inkomoko. Mu itorero Anglikane ku isi, iyo tujya kubatiza umuntu hari isengesho dusenga tukavuga ngo Mana wemere ko kamere ya Adamu wa kera iri muri uyu muntu ihambwa kugira ngo kamere y'umuntu mushya izurirwe muri we. Wemere ko kamere y'ibyaha, Adamu wakoze icyaha, iri muri uyu muntu ipfa igahambwa kugira ngo kamere y'umuntu mushya, uwo ni Kristo, nahoze mvuga ngo tumwemerere aduhindure umuntu Imana yagennye ngo abewe. Bibiliya avuga ngo Adamu yari ubugingo buzima, Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ngo ariko Adamu wa kabiri ariwe Kristo ngo we ni umwuka utanga ubugingo. Adamu yabaye ubugingo bupfa amaze gukora icyaha, ariko Kristo atanga ubugingo buhoraho. Ntangiye kwinjira mu by'umwuka bya bindi nahoze mvuga kugira ngo tujyane. Iyo mbiheraho abantu baba baretse kubyumva, ariko nahereye ku byo twumva by'ibikorwa, nawe urebe ibyo ujya ukora. Hari n'abadakora ibi nahoze mvuga batabigiramo uruhare, bakigirira uruhare mu kurya by'abandi bakoze bibi, ariko n'ibyo nabyo kurya uburozi ubureba nabyo ni icyaha. Ikibazo kumiragura nikotine rwose, ukamiragura carbon monoxide, ukamiragura vidange ugashyira mu nda rwose, ukabura aho ngaho kandi warize. Nagira ngo ne kunenga abandi nisisi, buriya ntabwo icyubahiro cy'umuntu cyangwa agaciro k'umuntu gaturuka mu cyo mu bumenyi afite. Nagira ngo mbabwire, ndangije umwaka wa 6 segonderi, narize biology neza na chimie rwose, mbizi mbiririmba. Nigeze guherekeza umukobwa amasaha nk'3 wize nk'amashuri 2 y'ikigoroba. Gahunda yanjye yari ugusambana nawe, yewe nta n'agakingirizo nari mfite, kandi nari narize biology rwose ivuga indwara zandurira mu myanya ndangagitsina no mu guhuza ibitsina. Ibyo bahaye akazina kageze ngo ni imibonano ngo idakingiye. Kazina niba ari akagipfura simbizi, ariko kuzuyemo n'ibyaha. Nahoze ndeba abantu kuri televiziyo batanga ubuhamya uko banduye izo ndwara, bana bakingirije rwose batagaragara,
ngo tutamenya abari bo, ariko hari n'abagaragaraga bagenda batanga ubuhamya bavuga ngo turakangurira abantu rwose kwirinda, ngo ariko nibananirwa kwirinda ngo bakoreshe agakingirizo, bakora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Njyewe rero nari ngiye gukora idakingiye, narize biology, uwo mukobwa ntamusuzumye ambera umwana mwiza. Nahoze mbabwira ngo icyubahiro cy'umuntu ntikigendera ku bumenyi afite, agaciro ke ntabwo gahura n'ibyo. Agaciro k'umuntu ubundi gashingiye mu kumenya Imana. Iyo wamenye Imana uhita umenya agaciro kawe, kuko Imana ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo. Uyu munsi twitesha agaciro kubera ko tutazi Imana, natwe ntitwiyizi. Kubwo muherekeza ibirometero birenga 10 ni nijoro, turagenda tugera haruguru y'urugo rw'iwabo. Ndavuga ibigambo abana bakunda kuvuga ngo ni nk'iby'abagombozi. Ndavuga umukobwa arandeba abona yanyubaha, agatangira kumpindura ubusa, arambaza ngo ariko ko ndeba nkasanga ubwenge bwawe bwatakaye rwose, wataye umutwe. Koko ndebye turi haruguru y'urugo rw'iwabo, noneho wa muntu nababwiraga ntabwo nisubiyemo ngo mvuge ngo naciye ibintu, ahubwo nararakaye mvuga ngo aransuzuguye, numva ashatse kumukubita, ariko mbona turi haruguru y'iwabo. Ndaje ndagenda ndakaye cyane. Imana ishimwe ko yangiriye ubuntu. Ariko nare wa muntu nyine uyu nguyu tuvuga, n'ubu sindagera iyo njya, ndakinginga Yesu ngo nkuremo ibyo byose. Gukizwa n'urugendo, ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi umwe ngo umuntu aba abaye perfect. Oya, kandi nimvuga ibi ngibi rwose ntaze kugira ngo uwiyita umuziranenge. Oya, urabubeshye. Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 turavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yesaya nawe akavuga ngo twese twaracumuye, twese twabaye intatane, twese twabaye nk'intama zimiye, ngo Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu, uwo ni Yesu. Utigeze kumenya icyaha, Imana imuhindura kuba icyaha kugira ngo muri yo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Niko Pawulo bivuga mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 21. Ariwe ndimo mvuga ngo uyu munsi tumwemerere ibyo byaha byacu Imana yahisemo kubimwikoreza, abyikorere, tuve muri muntu wangiza isi, duhinduke muntu utunganya isi, muntu Imana yaremye. Uyu munsi izi ndwara z'ibyorezo turimo guhura nazo, za corona n'izindi zahise, nahoze numva nimugoroba kuri televiziyo bavuga ko muri za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo nibyo bita uburagaza, chancroid, nabyo byaragarutse. Kandi byaherukaga kera, ariko kubera ko abantu bataretse gusambana, ni zimwe mu ndwara zandurira mu busambanyi byaragarutse, na sida n'ibindi byorezo bizaza nyuma ya corona. Igitangaje muntu w'uyu munsi nahoze mbabwira, n'igihe hari lockdown bavuga ngo abantu bisohoka rwose nibabe baretse iki cyorezo giceho, abantu basohokaga ku ngufu. Bafata urubyiruko ngo hari uwo babaje ngo nyine ngo urabona ngo tuba twagiye kugira ngo tugure amayinite tuvugane n'abakunzi. Barakubwira ngo hanze hari urupfu, hanyuma ugiye kuvugana n'abakunzi. Uyu munsi baradukangurira kwambara ubupfukamunwa. Ejo bundi narose nagataye ngeze ku muhanda ndirukanka, ndota nirukanka nsubira mu rugo. Uyu munsi baratubuza kwegerana, ariko se abantu ntibegerana. Baravuga rwose, Minisitiri w'Ubuzima ari kuri televiziyo aravuga precautions zose, ibintu byose tugomba gukora kugira ngo twirinde iki cyorezo. Ariko wagira ngo ntitwumva. Abantu baravuga bati ahubwo badutindiye. Ndi bwoba ibi bintu barekuye, ndi bwoba. Ariko ntaho byaherera.
icyakuraho ibingibi ni abantu kugarukira Imana. Izi zose ni ingaruka z'icyaha, ni ingaruka z'ibikorwa bibi bya muntu watakaje isura y'Imana. Uyu munsi icyo ndimo mvuga kugira ngo ndase ku ntego abantu bumve, icyo ndimo mvuga si ikiganiro, ni inyigisho. Nubwo cyaba ari ikiganiro kirimo inyigisho, ni ukuvuga ngo twebwe jye nawe ntabwo twabishobora kongera guhinduka wa muntu, ahubwo ubishoboye ni Yesu. Twebwe twabaye imbata z'icyaha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo, Pawulo aravuga ngo mpaguruka ngambiriye gukora icyiza, ariko bikananira nkasanga nakoze ikibi. Ngerageza uko nshobora kwibuza inamambi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo. Jyumboneza mpanagurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe. Imana yo mu ijuru idufashe. Uyu munsi ndimo ngira ngo nihute tugere no ku musozo. Nigeze kuvuga ngo agaciro ka muntu ntabwo ari amashuri yize, si ibintu atunze, ni ukumenya Imana. Nibyo bimpa agaciro, nkamenya uwo ndiwe. Uyu munsi kutamenya Imana bituma ntimenya. Nta kwimenya nkiyambura agaciro. Aha naho ndenda kuvuga icyo nshaka kuvuga. Muri 1998 nacuruzaga inka, nzipakira imodoka nkazijyana i Kigali. Umunsi umwe nisanga bunyiriyeho ndi Remera n'abandi bagabo twari 9. Icyo gihe nari nkiri umusore, twiberaga mu cyaro. Najyaga numva ngo hari abantu bicuruza, sinari nakabibonye. Nari menyereye ko abagabo aribo batereta abagore, nari ntarabona umugore utereta umugabo. Uwo munsi tugiye gushaka aho ducumbika i Remera, haza abana b'abakobwa 2 beza bambaye neza, abana ubona rwose banejeje. Baraza badusanga turi abagabo 9, tumaze gufata aho tugiye gucumbika. Duhurira ku muryango tugiye gukinga ngo tujye gushaka icyo dufungura tugaruke turyame. Batangira kudutereta, batangira kuvuga ibiciro nta nurabavugisha. Umwe ati jyewe ati 8,000 rwose nibyo bituma nta mugabo wandyama hejuru adatanze 8. Turaceceka twese, ngira ngo abo twari hamwe bose bari abaturage, nako bari abaturage nkanjye, twese twavuga ku cyaro kimwe cyaho twavukiye ari hakurya. Turumirwa twese, harimo abagabo nka 4 ngira ngo bafite abagore, natwe twari abasore icyo gihe tudafite abagore. Ariko dutungurwa no kubona abagore batereta abagabo. Umwana w'umukobwa woroheje arareba ngira ngo ataba abagabo ni benshi, ishobora kuza gusagukirwa ngo hagere babandi 2 batangira kumutera imigeri ngo we ngo ni indayi ya Senkisa. Urabona abo bagabo b'abanyamutara basa batya baryamana n'indayi ya Senkisa, genda. Noneho icyo nashakaga kuvuga, bahera ku 8,000 ntitwasubiza, bagera kuri 6. Ngira ngo yenda niba ari uko twari benshi, yenda harimo uri busubize ntabwo mbizi. Ariko aho menyeye Imana nababwiye ngo bari abana beza. Uyu munsi 6,000 bigura isake y'inkoko, bigura igitoki, ubijyana ku isoko rwose guhaha imboga, ntuzane izuzuye envelope y'100. Ariko umuntu arimo kwicuruza ku 6,000, ashobora gukuramo za ndwara nababwiye. Abanje ndababwira ngo ntabwo mvuga abandi niretse, nababwiye ubuswa bwanjye rwose.
narize biology nyinshi njya gusambana n'agakingirizo ntagafite, nataye umutwe kugeza ubwo umukobwa ndebye aravuga ati ko ndeba ubwenge bwakuvuyemo. Uyu munsi iyo mbyibutse mpita koko ndeba nta bwenge nari mfite, kuko mbara ibirometero nagenze muherekeza atansabye kumuherekeza, nkabara ibindi birometero nagenze mvi wabo nsubira iwacu, nkabiteranya nkavuga ngo koko uyu mwana nubwo nari narakaye nshaka kumukubita ngo aransuzuguye, narize amashuri menshi, we yarize ikigoroba, we ngira ngo yari afitemo ubuntu bw'Imana, nicyo cyatumye ndeba agasanga nataye ubwenge. Uyu munsi abantu barigurisha ku 6,000. Umuntu rwose akagenda akakugurira inkoko hoteli y'iwacu hano Nyagatare ihenze ni Epic, nuko ngira ngo niba inkoko igura nkayo ngayo simbizi, yenda n'utundi twinshi katubiteranye bibe n'100,000, ariko si 100,000 niko gaciro kanjye. Erega jewe ndemye mu ishusho y'Imana, wowe uremye mu ishusho y'Imana. Igituma witesha agaciro, igituma twitesha agaciro ni ukutamenya agaciro kacu. Uyu munsi umuntu utunze imodoka y'amafaranga menshi ntabwo yapfa kwituza uwo abonye wese, kuko yaramuhenze, aza amafaranga igura. Ubushize nababwiye ijambo Pawulo avuga mu rwandiko yandikiye Abakorinto mu gice cya 6, avuga ngo ntabwo mukiri abanyu ngo mwigenge, mwaguzwe igiciro, twaguzwe amaraso y'umwana w'Imana y'igiciro cyinshi. Ariko uyu munsi ndigurisha 6,000. Uyu munsi ndi pasitori, najya inyuma y'indayi ikantesha urugo rwanjye n'umugore wanjye, tukagenda tukajya kwinjira muri kwepa ikinonko nimugoroba ngo batambona, bakabona pasitori. Hari abapasitori b'abanyabyaha. Ntababwiye ngo nanjye ntabwo ndagera, ndacyasiganwa, nk'uko mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo havuga ngo turatanguranwa kugera aho dusiganirwa. Nanjye ndacyasiganwa kugira ngo ngere aho dutunganirizwa. Ndacyagira nkasanga narakaye, ariko ndimo ndinginga Yesu. Niyo mpamvu nawe nkwinginga ngo twemerere Yesu aduhindure abantu Imana yagennye ngo tubebo, ba bantu bagirana ubusabane n'Imana, ba bantu badapfa, ba bantu batagumbaha, ba bantu batarwara. Uyu munsi abahanga mu ndwara z'ibyorezo, ntabwo nimo mbagaya mwokagira Imana mwe mutanyumva nabi, ariko barimo kutubwira ngo rwose rero biraterwa buriya n'ubushakashatsi bakoze, bararebye ngira ngo babona corona virus itenda kuvaho vuba, kuko nta muti uraboneka nta n'urukingo, kandi ntituzahera mu mazu. Baravuga ngo ubu rero twige kubana nayo, twige kubana nayo. Nibyo binahoze mvuga, dukurikize ibyo Minisiteri y'Ubuzima itubwira, twambare udupfukamunwa n'amazuru, dushyiremo ya social distancing, hanyuma tubashe gukora indi mirimo, kubera ko ntigiye kuvaho vuba. Ariko ntabwo Imana yari yaremye umuntu uzicwa na corona, ariko kubera icyaha corona izatwica n'ibindi bizatwica n'ibindi bizatwica. Igitangaje no kuyirinda barabitubwira nabyo ntitubyumva. Kubera iki? Kubera ko bwa bwenge buhitamo, bwa bwenge bukora ikintu kizima, ni bwa bumana, ni ya element y'ubumana twatakaje. Uyu munsi turi abantu gusa bagenda bira mupango bagakora ibyo batatekereje, cyangwa ibyo bakoze bakazajya kumenya ko bifite ingaruka kera. Ariko kwiha agaciro, mu Rwanda tugira iyo mvugo, bituma amenya ngo ndinde, ariko ubundi ndi umuntu wo kugura miliyoni 10, oya na miliyoni 100 sinazigura, n'amamiliyari sinayagura, kuko ndahenze ubundi. Hanyuma rero iyo nimenye bintera no kumenya Imana.
kandi iyo namenye Imana bituma menya ngo ariko kumenya ntakiri wa wundi. Hanyuma ni gute nasubirana ya sura? Nta wundi wayigusubiza, nta bundi buryo. Iriya ndirimbo narindirimbye igice cyayo ya 373, igitero cya gatatu kiravuga ngo ngerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha ngo nyamara njya mbyibonamo. Akavuga ngo jya umboneza, jya umboneza. Nagira ngo dusabe Yesu atuboneze, tumwemerere aguhindure wa muntu w'umuhanga, wa muntu usabana n'Imana, wa muntu wambaye ubudapfa. Uyu munsi mushobora kumbaza ngo ese ngo ubu turetse gukora ibyaha ntabwo twazapfa. Ari Bibiliya, ari n'idini ryacu gakondo ryemera ko ubuzima butagira iherezo. Muyo bita ATR, African Traditional Religion, cyangwa idini gakondo nyafurika, twemeraga ko abantu badapfa. Niyo mpamvu niho hava bya bindi mujya mubona byo guterekera abantu bakavuga ngo sogokuru nubwo tutakimubona aha hari indi si arimo ariko ariho, bakamushyira ibiryo, bakamushyira bakajyana. Ariko ndagira ngo mbihuze n'icyo Bibiliya ivuga. Mu Kinyarwanda baravugaga ngo umuntu wapfuye ari igihararumbo akora ibintu bibi, ngo ajya kwa Nyiragongo mu birunga. Tubigereranyije n'icyo Bibiliya ivuga, ubwo ni mu muriro utazima. Ariko ukoze ibyiza hari ahandi hantu ajya, nuko akajya agira. Icyo Bibiliya rero ivuga, uwakubuza kujya kwa Nyiragongo ukajya mu isi y'umwuka tuzabaho iteka ni Yesu Kristo, kuko niwe Bibiliya iravuga ngo niwe uzahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu. Ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 3. Niwe uzahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu. Iyi ngiyi ipfa, iyi ngiyi ikora ibidakorwa, iyi ngiyi tugambirira gukoreramo ibyizikanga, iyi ngiyi tuyobora. Uyu munsi umuntu muzima wize rwose aragenda akajya mu barangi, ugasanga arayoborwa n'umuntu utarize n'ikigoroba, aramubwira ibintu bya filozofi zipfuye akabyemera. Arajya mu bapfumu bakamuha igufwa ry'inyamaswa yapfuye. Ibyo nabyo narabikoze muri ubwo bucuruzi bwanjye nahoze mbabwira. Hari igihe twakoraga magendu, umupfumu ampagaho k'intare, nkata igipande kimwe cy'umwenda nari nambaye nkasesekamo, ngo abambona nikoreye magendu bashinzwe umutekano baraza kumbonamo nk'intare. Hanyuma buriya bari abantu bajya gucuruza ibiyobyabwenge bababujije kubikora, abenshi n'ibyo ngibyo bagendana, baba bazi ngo buriya ngo bahindutse intare, bagenda bakabarasa bagapfa. Intare yapfuye nayo itanze ubuzima bwayo, uyu munsi barampa uruhu rwayo ngo nirwo rugiye kundinda mbe muzima. Ubwo murumva yatari filozofi ipfuye, nibo bantu turi b'uyu munsi. Ntabwo kandi ibyo bikorwa n'abatarize, oya, abize cyane ndetse banaminuje. Kwiga ni byiza, ariko akenshi usanga kubera kwa kononekara, usanga n'ibyo twize nabyo ubwabyo byaduhinduye imbata. Ibiremwa twagombaga kugenga uyu munsi biratugenga binapfuye. Uruhu rw'intare yapfuye, je nababwiye ko narwambaye. Imana ishimwe ko uyu munsi ntakirwambaye, n'amakiriro ntakiyateze ku ntare yapfuye. Ushatse wambaza ngo icyo gihe se ntibamfashe, yewe we nicyo bankoreye gusa. Wambaza ngo ese warungutse, narahombye. Ntacyo nungutse, kuko uruhu rw'intare yapfuye ntabwo rwajya kunyungura. N'ibindi tubamo. Rero uyu munsi ndimo soza, muntu w'Imana, ikintu cyaguhesha amahoro, ikintu cyagufasha ni ukwemerera Yesu. Aravuga ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiwe dusangire. Ariko nitutabyemera
Bibiliya iratubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko uwo murongo urakomeza beyawo ikavuga ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Uwo nguwo niwe mbabwira ngo mumwemerere uyu munsi ahindure. Jewe wapfuye, jewe ugenda upfuye, jewe udafite ibyiringiro byo kubaho, jewe ukora uburozi nka burya, jewe urya n'uburozi abandi bakoze, jewe ukora ibintu bibi nkongera nkavuga ngo abantu nibabirye kandi inshinzwe ubuziranenge, ariko ibintu bitarimo ubuziranenge birimo izi nikotini n'ibindi by'uburozi nkavuga ngo nimurye, hanyuma nkongera muri ministeri nkorera yitwa y'ubuzima inkongera nkavuga ngo ariko dore nubwo mbabwiye ngo nimubirye dore biragize muntu tureme muntu ase natwe atware, wa muntu w'umutware, wa muntu udapfa, wa muntu usabana n'Imana, wa muntu ukora ibintu bikunguka, wa muntu uhinga ubutaka butarimo ibyo twita ifumbire uyu munsi, NPK n'ibindi, dusigaye turya ibintu twacuta batiyemo imiti, wa muntu ukora umuti w'inka akavuga ngo amata y'inka ntanyobwe mbere y'amasaha 72 yatewe uwo muti, yamara kuyitera uwo muti agakama kanywa akarya bwa burozi. Uwo nguwo ni muntu wononekaye, niwe jewe uyu munsi, niwe wowe, ariko muntu wa undi Imana yaremye ukora ibikwiriye, ukora ibyiza, udapfa, ubaho iteka, uhinga ubutaka bukera butagunduka, ni muntu uzahabwa iyo sura na Yesu. Rero ndashoje, nagira ngo mbabwire ngo twemerere Yesu uyu munsi, ntiwongere kuyoborwa n'urukoma rukwereka ngo hariya hari urwagwa ngo ruguteshe inzira wajyagamo. Ntwongere kuyoborwa n'indayi ngo uteye igitanda cyawe cyiza ujye kuryama mu mbaragasa muri Kwepikino, ufite umugore wakoye ibintu byinshi, cyangwa umugabo wagukoye, cyangwa hari abana b'abakobwa beza bagutegereje uzashaka niba uri umusore, cyangwa abahungu beza bagutegereje uzashaka niba uri inkumi. Ibyo ngibyo icyabiguha uyu munsi ni ugufungura umutima wawe ukemerera icyo Yesu avuga ngo yaje kumaraho imirimo ya Satani. Ibyo byose bibi byose byazanywe na Satani, ariko icyazanye Yesu, Imana ishimwe, ni ukumaraho ibyo ngibyo. Nshuti y'Imana, emerera Yesu uyu munsi aguhindura umuntu w'iteka yagennye ngo ubewe umeze uko nguko navugaga. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana iduhe umugisha. Munyemerere dusenge. Mwami Imana nyir'ijuru n'isi, Data wa twese udukunda, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yo kwizerwa. Mu gihe gikwiriye watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo apfire ibyaha byacu, utigeze kumenya icyaha umuhindura kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kwawe. Uyu munsi nasangiraga na bene data ko turi abantu batakaje isura yawe, ndimo mbakangurira nanjye nibwira yuko dukwiriye kwemerera icyo gitambo watambye ku bwacu, Yesu Kristo, Imana ikiza, akaduhindura abo wagennye ngo tubebo, abadapfa, abasabana nawe, abatarwara, abarya ibitavuye mu cyuya, abarya ibitanduye, abatangiza ibyaremwe, ahubwo babirinda, babiteza imbere, babyongera mu mwanya wo kubigabanya. Mwami, ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera abe ari ukora, antegurane n'abanyumvise kugira ngo twemerere Yesu aduhindure abantu wagennye kugira ngo tubebo. Urakoze Mwami Imana, kumvise gusenga no kwinginga kwacu, ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Nsenze nshima kubiduhaye mu izina rya Kristo Yesu. Amin.